Yes, hello bantu banje, turongeye turagarutse nanone kuri Mobicel, how to remove FRP or Google account email, cyangwa se ni gute twakoramo Google account email muri Mobicel mu gihe bayiforomase irimo password kandi wari warasizemo email. Dore nguko ukuntu wabigenza, kurikira hano. Mbere na mbere urabanza ufate telefone yawe yindi ushyireho internet. Ushyireho internet, urangiza ukore kuri hotspot. Ubwo tugiye gusharinga iyi telefone. Hano ukore kuri start, ukore kuri Skype. Twihuse urabona ko ya Tecno yasizemo hano. Nindangiza nzandikamo password. Wego meshaho nta kibazo ndaje mbyita. Urabona ko narangije kuyikonekita kuri internet. Ubu rero icyo ngiye gukora, ngiye guhita ndeba ngo noneho biranyura mu zihe nzira kugira ngo nkuremo iki Google account cyangwa se email. Nibutsa hano ni kuri Kado Studio. Ndongera kukwibutsa ko ibi bintu tubikora tugambiriye kugira gute, kwiga gusa mbisubiremo, kwiga gusa. Twihuse turaza hano. Umuntu niba atakwigisha ukuntu bashaka amafaranga mu buryo buri fizike, akwigisha uburyo bashaka. Ako ni urukundo rw'abantu ko ntazi ahantu rwavuye sha. Hano murabona ko password ntago tuyizi. Urasubira inyuma. Icyo gihe uzahita uza hano mu ndimi. Uze ukore hano kuri uru rurimi. Hanze ukore hano. Icyo gihe yego hanze ukore hano. Sorry, hangana gatoya. Icyo gihe uzahita uza ukore kuri kano kamenyetso ko guteranya. Uze hano ukore hano nushaho urutoki. Uzahita uza hano hasi. Urangiza icyo uzakora, uzahita uza aha, uzahita uza hano, uzahita uza hano. Ngira ngo kuribona. Uhita uza kuri delete or disable app. Uhita uza hano kuri share. Nkwibutsa gukora subscribe. Hano ni kuri Kado Studio. Uzahita uza hano kuri email. Ko ari ibintu byihuta rwose. Uza hano kuri change. Hano uzashyiramo email ushaka. gmail.com. Hano uzahita uza ukore hano kuri change. Mwibutsa ko ubu telefone yawe hano nkaho igize ite irangiye. Hano uraza ugashyiramo pin 1 2 3 4. wongere 1 2 3 4
telefone yacu ikaba igize ite, ikaba ubu turi mu nzira zo kuyisoza. Hano uzagaruka inyuma nurangiza gushyiramo iriya password, kuko niri buze kugufasha kugira gute kwinjira muri iyi telefone. Uretse guhamagara se ufite amayinite. Ahangaha uzagaruka mu ndimi usubizemo rwa rurimi rusanzwe nawe urushaka kukorohera mbese ubona, cyangwa se bitewe n'igihugu nawe unaherereyemo n'ururimi mukoresha. Ushaka gushyiramo iki cyongereza byose bari kimwe. Uzaza hano kuri start, ukore hano kuri Skype, kugira ngo uri kubibona uzakora kuri setup as new. Ubwo ni ukugira ngo telefone uyigire nkaho nanone ari nshyashya, kugira ngo uri kubibona. Aha noneho uribuka ko twasizemo password yacu, iyi ngiyi ni iri buze kongera kugira gute gusubizamo. Muri kubibona, kande OK. Tayari telefone yacu ubwo dutegereje ko igira ite idufungukira. Kora share, ukore subscribe, muri comment tubwire telefone ubutaha twazagukorera. Aha tugeze rero, telefone yacu iri kutubaza niba ushobora gushyiramo email usanganywe, niba ushobora kurema iyindi, cyangwa niba ushobora kugira gute kuyisimbuka. Twebwe hano nta mpamvu yo kuyishyiramo email, icyo ukora hano turayisimbuka nta kibazo. Ariko uyishaka wahita ugira ute uyishyiramo, ariko njye ntabyo nshaka. Nukomeza gukurikiriza video nasize kuri iyi channel, harimo video y'ukuntu bakereya email. Urebe izo video uri buze kuyisangamo, uramutse utabizi wabanza ukayiga. Wazaba uri gukora telefone wagera hari ukaba wayishyiramo nta kibazo, cyangwa ukayikereye ikabiri ahantu ku ruhande. Ahangaha ushobora gushyiramo izina ryawe nka nyiri telefone, cyangwa ukagira ute ukabyihorera. Iyo ubyihoreye rero ukora kuri next. Ahangaha winjiye muri ya Google service, noneho ari nabo bakwemerera. Nyuma si ngombwa ko ibi bisoma, ko nta kintu byenda kugufasha, ahubwo ukora kuri iri jambo ko wemeye amategeko n'amabwiriza agenga imikoresherezwe ya Google. Nyuma hano bari kubaza niba nta kindi kintu gisigaye kuba washyiramo indi mail, cyangwa hari ibindi bintu wakora ukajya ugenzura iyi screen yawe. Mu by'ukuri ntabyo, ugakora hano. Nkwibutsa ko hano ni kuri Kado Studio. Kora subscribe tujye tubana ku zindi video. Urakoze cyane Ngomere.